nk'uko nabisezeranye muri video iherutse ndagarutse gutabariza Dr.Rwamucyo Eugene. Abanyarwanda benshi twakurikiranye uko urubanza rwe rwagenze nuko rwaciwe. Ubu ngubu ari mu buroko mu Faransa, ariko yarajuriye. Bizaba ngombwa ko ahemba abavoka be. Niyo mpamvu ndiho nsabiriza $1 ku munyarwanda wese ukunda ukuri n'ubutabera. Sinshaka gukoresha uburyo bwa GoFundMe. Nge mbona buzambye. Hari abo byagora kandi bifuzaga gufasha. Nge ndashaka gukoresha uburyo bwo gukomanga ku rugi rwa buri muntu. Hari abanyarwanda benshi bari hanze y'u Rwanda banyanyagiye ku isi yose. Kubeshye nakubwira ko nzi umubare wabo. Ese ni 500,000? Ese ni 1,000,000? Ni 2,000,000 se? Sinakubeshya. Ibyo rero byose ni benshi. Muri abo bose sinagombye kuburamo abanyarwanda benshi bakunda ukuri n'ubutabera kandi biteguye gufasha Dr.Rwamucyo. Abanyarwanda bakuye isi yose. Ku isi yose hari ibihugu 195. Ukoresheje alphabet habanza Afghanistan, hagahera Zambia na Zimbabwe. Sinzi niba hari umunyarwanda waba uri muri Afghanistan. Muri Zambia na Zimbabwe byo murabizi. Ibyo byose bakwiriye isi. Ndashaka ko muri buri gihugu haboneka umuntu umwe cyangwa benshi biyemaza kumfasha gukusanya iryo $1. Inzitizi mfite nuko nta bantu benshi nzi. Cyakora rero umuntu yishima aho yishyikira. Ndashaka kwifashisha abanyarwanda bene wacu batunze amaradiyo na televiziyo ku mbuga nkoranyambaga. Mfite hano liste y'abanyarwanda batunze za YouTube channel. Ndagira ngo mbasabe kumfasha gukusanya ririya $1 ryo gufasha Dr.Rwamucyo Eugene. Aho kuvuga ngo ni mwinjirane like igikumwe, ahubwo mujye muvuga muti ni mwinjirane $1 ryo gufasha umuvandimwe wacu Dr.Rwamucyo. Muzabikore iminsi 3 gusa. Reka mpere mu Bubiligi kwa Gaspard Musabyimana na Royce Simpunga. Muze kumbabarira mfite kwibeshya ku bihugu murimo. Nzamukire mu Budage kwa Madame Mutega. Nkomeze muri Scandinavie kwa Ombe Nyamuhombeza na Mukankiko Mutabazi. Nongere manuke nze mu Faransa kwa Jean Claude Murindahabi, Chaste Gahunde, Nyumva Nkumve Rosemary. Reka nambuke inyanja nje muri Canada kwa Queen Linda, Padiri Fortunatus Rudakemwa, Jean Jacques, Ntagara Jean Paul n'umudamu we na Louise Uwacu. Reka tumanuke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Jean Paul Turayishimye na Tabita, Umutware, Pastor Shadrach, Munyankindi Tarisisi, Pastor Christine, Vanessa, Bombori na Nsenga. Umugabo Mako we ndashaka kumwikuza kubera ko mufitiye ikibazo. Niko Mako, iryo $1 bazaba bamaze gukusanya hirya no hino ku isi bazayakoherereza. Tubwire nimero yawe cyangwa linki bayohererezaho, maze nawe uzatwoherereze kuri Dr.Rwamucyo Eugene. Urabitwemereye? Hepfo muri Amerika Latine nta muntu mpazi, ariko niba hari umuntu wadufasha uwo murimo azabitumenyeshe. Reka telefone yanjye nyibabwire. Ikimenyetso cyo guteranya 2 3 3 2 4 4 9 8 8 8 2 0. Reka nsubiremo. Ikimenyetso cyo guteranya 2 3 3 2 4 4 9 8 8 8 2 0. Muri biriya bihugu bigana iburasirazuba no mu Burusiya
nta muntu mpazi, ariko muri Polonye ari umusore Eric yadufasha umurimo. Reka tumanuke muri Afrika. Duhereye mu Buganda hari Turwanya Kandoyi na Mugirene. Tumanuke muri Mozambique hari Kazigaba. Dukomeje hepfo muri South Africa turahasanga Mwemayire, Innocent na Pascal. Hepfo muri Australia nta muntu mpazi, ariko niba hari umuntu uhari wumva wabidufashamo yabitumenyesha. Birumvikana ko hari abanyarwanda bandi benshi bafite za YouTube channel naba nibagiwe cyangwa se ntaramenya, nabo biyumve muri iyi mpuruza. Kandi ndababwiza ukuri, mubigizemo ubushake byabyara ikintu. Hari nk'ibiganiro ubona ugasanga cyarebwe n'abantu 10,000 cyangwa birenga. None umunyamakuru aho kuvuga ngo mwinjirane like cyangwa igikumwe, ahubwo akababwira ati ni mwinjirane $1 ryo gufasha Dr.Rwamucyo, urabona mu gihe gito, iminsi 2 cyangwa 3, hataba habonetse $10,000 by'amadolari, ahubwo byanarenga, kubera ko hari abakwishyurira abana babo. Nubwo atari menshi, ariko byafasha kwishyura abavoka, dore ko banahenda. Ndabinginze reka dukoreshe ubwo buryo bwo kwinjirana $1 aho kwinjirana like, cyangwa se mu byinjirane byombi. Ariko kandi hari n'abadatunze izo shene nkoranyambaga, ariko bafite ubushobozi bwo gukangurira abandi muri za groupe WhatsApp zinyuranye, nabo nibadufashe. Uwabishobora nawe yatera agatoki akabitumenyesha, atwohereza telefone ye kuri telefone yanjye navuze mu kanya, ikimenyetso cyo guteranya 2 3 3 2 4 4 9 8 8 8 2 0. Hanyuma numara kubona ayo mafaranga uyoherereze Mako, maze Mako nawe ayoherereze Dr.Rwamucyo Eugene. Igihe navugaga abari mu Bufaransa, ntabwo navuze Padiri Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Suko mwibagirwa, ahubwo n'ukubera nzi ko we na guverinoma ye bari ku rugamba rukomeye rwo kubohoza u Rwanda, kandi nabo bakaba bafite impuruza ya $1 million. Gusa icyo navuga nihitira nuko abanyarwanda tutazi kureba kure. Ari abantu bazi ubwenge bafata iriya Grex bakayigira yabo, ikabera urwego rubavana mu rwobo rw'ubuhungiro, ikabera iteme ribajyana muri gakondo yabo, aho bazitorera abayobozi babo mwituze. Ntibayibona kubera ko bamwe amaso yabo agarukira kuri Padiri Nahimana gusa, ntibarenge amarangamutima yabo. Oya, Grace irasumba Nahimana nubwo ari we uyiyoboye. Nimwigiri yanyu, kuko hanze hangaha nta yindi structure ifite ibizigira byo guhangana n'agatsiko, ibizigira physique, morale et spirituelle ntayo. Hari n'abandi benshi rero bagwa mu mutego w'intore za runari, kuko niba hari ikintu les idéologues ba runari batinya, Grex iri mu byo banga kandi batinya. Ikindi kintangaza ni ukubona ukuntu hakiri abanyarwanda hirya no hino ku isi bagitinya kwiyereka cyangwa kwerekana telefone zabo kubera ubwoba. Ariko niba nta muntu wishe ngo bitume ugenda wububa, niba umutima wawe utagucira urubanza ukaba wiyumva nk'umwana w'Imana,
niki gituma ureka ubwoba buguhina umugongo ukagenda wububa nk'imbwa ihunga inkoni? Ariko ubanza ndiho ntandukira, nagira ngo ngaruke kuri ya slogan navugaga mu kanya. Mbere yo kwinjirana like cyangwa igikumwe, ni mwinjirane idolari yo gufasha Dr. Rwamucyo. Nimubikora gutyo, iminsi 2 cyangwa 3 yabihagije yo kubona udufaranga ko gufasha umuvandimwe. Kandi rero hari icyo mutagomba kwibagirwa. Uyu munsi ni Dr. Rwamucyo Eugene, ejo ni jewe cyangwa wowe. Kuko igikorwa nk'iki, c'est aussi une forme de résistance. Une résistance contre l'oppression du régime de Kigali et contre toute justice à sa solde, si française ou européenne soit-elle. Urubanza rwa Charles Onana narwo rufite kubacira amarenga. Ababaye mwese, abarengana mwese, nimuhaguruke mwishyire hamwe, mugende mwemye kugira ngo mubashe gutabara no gutabarana.